Bugesera abakera murimo inkingi yacu n'ubukungu n'imibereho myiza n'umurimo icyamamare mu gihugu dukingira tugakindikiza urugwiro. Mu bahawe ibihembo bashimiye ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwabatekerejeho by'umwihariko bakabagenera ibihembo bizabafasha mu kazi kabo ka buri munsi ko kwigisha ndetse no kwihutisha amasomo no gukomeza gukora ubushakashatsi bugamije kuzamura ireme ry'uburezi. Uburezi bugenda butera imbere umunsi ku munsi, rero nk'iyi tabuleti izamfasha kunoza umurimo wanjye ntegura amasomo nigisha neza kandi nifashishije koko ikoranabuhanga. Hari byinshi nziyungura haba mu gukora research, haba mu ubushakashatsi bugiye butandukanye. Rero iyi tabuleti nikizamfasha. Ndishimye cyane rero kubw'iki gihembo nshyikirijwe n'akarere ubwo kuba indashyikirwa, nkaba narabiharaniye cyane cyane n'insanganyamatsiko twakozeho yarabigaragazaga imyigishirize n'ikoranabuhanga. Iki gihembo rero kiranshimishije cyane kubera yuko ni tabuleti irahenze, ifite agaciro, kandi nanone mu myigishirize yanjye nayo iri buze kumfasha gukoresha igihe neza, gutegura amasomo ndetse no gukora research kugira ngo mbashe kurushaho kunoza uburezi bwanjye kandi bufite ireme. Ibyo biba ari umusaruro kuri njye ndetse no ku bana nigisha. Mu bahawe ibihembo kandi barimo uwigisha mu mashuri y'imyuga TVET Schools wahize abandi ku rwego rw'akarere, akaba yahawe mudasobwa cyangwa computer mu ndimi z'amahanga. Yavuze ko iyi computer igiye kumwungura byinshi atibagiwe n'abana yigisha. Mbonye igihembo cya machine cya laptop kizamfasha mu kongera ubumenyi abana b'u Rwanda ndetse duteza imbere by'umwihariko mu myuga n'ubumenyingiro. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ni Madame Imanishimwe Yvette, yavuze ko icyagendeweho mu gutoranya aba barimu harimo no kuba umutungo bafite bawukoresha neza bakiteza imbere ndetse bakaba bafite n'udushya mu myigishirize yabo. Harimo abarimu bahembwe ndetse no ku rwego rw'intara baduserukiye bahagarara akarere babindashyikirwa ku rwego rw'intara. Hari n'abayindashyikirwa ku rwego rw'akarere. Hari ibyagiye bigenderwaho rero kugira ngo babindashyikirwa ari bwa burezi buhamye, kwigisha, ategura, ariko no gukoresha ikoranabuhanga ndetse no mu buzima busanzwe uko akoresha neza nk'umutungo afite. Hari abarimu biteje imbere ndetse no kureba udushya mwarimu afite mu myigishirize. Mu byiciro byahembwe harimo abarimu 30 barimo 15 bo mu mashuri abanza, 15 bo mu mashuri yisumbuye babaye indashyikirwa mu mwaka wa 2020. Hakaba hahembwe n'ikindi cyiciro cy'abarimu 33 barimo 15 bo mu mashuri abanza n'undi umwe wo mu ishuri ryisumbuye mu yigenga babaye indashyikirwa muri 2021. Bugesera abakera murimo inkingi